wowe Imana iguhaye umugisha ukaronka iby'ubu buzima, ukaronka icyubahiro cy'isi, ese abakugiriye nabi ntuvuga uti reka nabo bumve ngo ibyo, maze Isiraheli aravuga ati ibyo bizi. Muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo it is enough. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nanone nkwaye ikaze. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba nkwaye ikaze muri gahunda ya Byanditswe ngo. Rero nkaba nkuraritse kugira ngo ibiganiro dutegura ujye urushaho kubyumva. Ni Ibyanditswe byera. Bibiliya ni ijambo ry'uruhurirane cyangwa ni ijambo bakoresheje bamaze gukusanya ibitabo byose 66. Rero Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Nyemera rero dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye. Tugushimiye ineza yawe n'uburinzi bwawe bikomeje kubana natwe. Tugushimiye yuko wadushyize ku isi ndetse tukaba dufite amatwi yumva, tukaba dufite n'umunwa wo kuvuga. Udufashe kugira ngo ibyo byose ndetse n'izindi mpano ufite mu buryo butandukanye uduhe kubikoresha uko bikwiriye. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, iki gitabo cy'ibyanditswe byera nk'uko nahoze mbikubwira cyahumetswe n'Imana, kigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose nk'uko nari maze kukubwira. Rero ndakuraritse kugira ngo ukomeze kubana nanjye, hanyuma ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Hanyuma ikindi, nugira ikibazo wandike muri comment, cyangwa nugira n'indi nyunganizi utwandikire muri comment kugira ngo twese turusheho gusangira. Niyo mpamvu uriya mwanya uriho, niho ushobora kuduha igitekerezo cyawe hanyuma tukarushaho kuganira. Ikindi, niba ubona ari byiza cyangwa ubona bifite umumaro, ubihe like kugira ngo ukomeze guha video yacu imbaraga igera ahantu henshi hatandukanye. Hanyuma unasharinge kugira ngo umfashe kubwiriza ubutumwa hirya no hino. Uyu munsi rero turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 45. Muribuka ko ku munsi w'ejo twarebeye hamwe Itangiriro igice cya 44. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe Itangiriro igice cya 45. Tugiye guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere y'abo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohore abantu bose bambise, ntihagire umuntu uhagararana na Yosefu yirondorera bene se. Itangiriro igice cya 45 umurongo wa 2. Atera hejuru ararira, Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Umurongo wa 3. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Umurongo wa 4. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. Umurongo wa 5. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Umurongo wa 6. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruriremo. Umurongo wa 7. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarakoze gukiza gukomeye. Umurongo wa 8. Nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana.
kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Umurongo wa 9, nimwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti, umwana wawe Yozefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware w'Egiputa hose, mumanuke umusange ntutinde. Umurongo wa 10, kandi uzatura mu gihugu cy'i Gosheni, umube bugufi, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose. Umurongo wa 11, kandi ngo azakugererayo kuko hasigaye imyaka 5 y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Umurongo wa 12, kandi murirebera na mwene mama Benyamini arirebera yuko ari njye ubyikuriye mu kanwa. Umurongo wa 13, kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa, muzamubwire ibyo mwabonye byose, kandi muzatebutse data mumuzane ino. Umurongo wa 14, Yosefu ahobera mwene nyina Benyamini, begamiranya amajosi ararira. Benyamini ararira ku ijosi rya Yosefu. Umurongo wa 15, asoma bene se bose abaririraho, nyuma bene se baganira nawe. Umurongo wa 16, inkuru y'ibyigera kuri Farawo yuko bene se wa Yosefu baje, binezeza Farawo n'abagaragu be cyane. Umurongo wa 17, Farawo abwira Yosefu ati, bwira bene so ngo nimugenze mutya, muhekeshe indogobe zanyu imitwaro, mugende mujye mu gihugu cy'i Kanani. Umurongo wa 18, muzane so n'abo mu ngo zanyu, muziwe ngo nawe azabaha ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa, muzarya ibirushaho kuba byiza byo mu gihugu. Umurongo wa 19, ndagutegetse kubabwira uti, nimugenze mutya, mujyane amagare yo mu gihugu cya Egiputa yo gushyiramo abana banyu bato n'abagore banyu, muzane na so muze ino. Umurongo wa 20, kandi ntimwite ku bintu byanyu, kuko ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa cyose ari ibyanyu. Umurongo wa 21, abana ba Isiraheli babigenza batyo, Yosefu abaha amagare nk'uko Farawo yategetse, abaha n'impamba. Umurongo wa 22, kandi uko bangana aha umuntu wese imyenda yo gukuranwa, ariko aha Benyamini ibice by'ifeza 300, amuha n'imyenda yo gukuranwa 5. Umurongo wa 23, na se amwoherereza izi ntashyo, indogobe 10 zihetse ibyiza bya Egiputa, n'indogobe z'ingore 10 zihetse imyaka y'impeke n'imitsima n'ibyo kurya n'ibindi by'impamba byose. Umurongo wa 24, nuko asezerera bene se, bagenda babwiye ati, mwirinde ntimutonganire mu nzira. Umurongo wa 25, bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Umurongo wa 26, baramubwira bati, Yosefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo arakakara kuko atabemereye. Umurongo wa 27, bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se Yakobo urahembuka. Umurongo wa 28, Isirayeli aravuga ati, nibyo bizi, Yosefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Mukunzi wa Judgment Truth Victory Truth, nejejwe nuko wemeye kubana nanjye mu gusoma iki gice cyose cya 45 gifite imirongo 28. Uyu mwanya hari iki gitekerezo nk'uko tumaze kubisoma, kirimo ubwiru butangaje, kirimo ikintu gikomeye cyane nifuza ko turushaho gusangira nk'uko nanjye nagerageje kubyungukamo, ariko nawe uragira icyo
nyunganiraho cyangwa nawe ushobora kugira icyo utwunganiraho kugira ngo birusheho kugenda neza. Iki gice ndi kugisoma, muribuka neza mu gice cya 44 twabonye uburyo Yozefu yabwiye igisonga cye ati pakirira aba bantu, ariko numara kubapakirira mu gikombe cy'umuhereza ariwe bita Benyamini ushyiremo igikombe mu mufuka we cyangwa mu isaho ye, ashyiremo igikombe. Amaze gushyiramo igikombe baragiye, bageze imbere haciyemo akanya gato nuko igisonga kirirukanka, n'amakuru ubwo yarihutaga, maze baravuga ati nimugaruke ngo kubera iki mwatwaye igikombe cya databuja. Ariko Yozefu mu kubikora yagira ngo abagarure hafi abashe kubibwira by'ukuri, maze inkuru ikiriya gice cya 44 kigaragaza neza yuko Yuda yavuze ati nabwiye data ngo nindamuka nsize Benyamini muri Egiputa sinzagaruka, none nindamuka musize sindi bugere kuri data. None rero ndakwinginze data, reka njye mu cyimbo cye. Inkuru itubwira neza yuko Yuda yari yemeye kujya mu cyimbo cya Benyamini, ariko igice cya 45 kirahita cyuzuza neza kiriya gice cya 44. Turi kubona uburyo Yozefu noneho kwihangana byamunaniye, ngo nuko ararira abwira abantu bose ngo nimusohoke, maze abwira bene se aravuga ati noneho nimunyegere, maze arabibwira arabwira ati ndi Yozefu. Ese muvandimwe, iyo wowe Imana iguhaye umugisha ukaronka iby'ubu buzima, ukaronka icyubahiro cy'isi, ese abakugiriye nabi ntuvuga uti reka nabo bumve? Cyangwa nawe ushobora kugira impuhwe nk'iza Yozefu. Muribuka neza amateka ya Yozefu mu bice byabanje, uburyo yagiye kugemura bene se, bikarangira atandukanyijwe na se, urukundo yabonaga kuri se bikarangira atakirubona, bikarangira agurishijwe muri Egiputa akabaho mu buzima bubi, ndetse bikarangira anafunzwe. Ariko muri kubona ahangaha ariko ubuzima bwo hejuru amaze kubona umugisha utangaje. Ese mukunzi wa Judgment Truth, wowe iyo ubonye umugisha cyangwa iyo ugiriwe amahirwe yo kubona iby'ubu buzima, ese uba mu ruhe ruhande? Ese ubasha kuba wakubahisha Imana cyangwa ukagirira imbabazi abakugiriye nabi? Icyo nigiyemo hano nuko imbabazi ziruta byose. Buriya muvandimwe, igihe aba bene se ba Yozefu aribo Benyamini ndetse na Yuda na ba Rubeni twabonaga, iyo baza guhaha ubwa mbere we yarabamenya ariko we ntibamumenya. Iyo aza kubafata, nyamara kubafata akabica, ntabwo umugambi w'ibyo Imana yabavuzeho byari busohore. Ariko muribuka neza yuko yavuze ngo icyatumye Imana ibarinda byari ukugira ngo muzagire icyo musiga mu isi. Nawe rero icyo Imana ikurindira ni ukugira ngo uzagire icyo usiga mu isi. Yo kubona bene se arababarira, kandi ababarira bikuye ku mutima, maze barahoberana, amajosi aregamirana, bararira. Yamarira avuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ntabwo uwo mugani wakurikijwe, ahubwo yararize ngo amarira atemba ku matama yabo, ngo barahoberana. Ariko bagiye bahagurutse yaravuga ati bene data, nimugenda ndabinginze ntimutongane, muzagere kwa data amahoro kandi mumubwire uko ibintu bimeze. Avuga ati dore na mwene data Benyamini arahari. None rero muvandimwe, ineza ntibora. Icyo nkubwira ni iki? Iriya nzara yagombaga kumara imyaka 7, nyamara aba bahungu ba Yakobo bajya guha muri Egiputa, inzara yari imaze imyaka 2 yonyine. Ariko Yozefu yari afite amakuru, agira impuhwe bene se ndetse na bene nyina bose, ndetse n'abuzukuru ba se n'abakazana be. Aravuga ati muzaze mu gihugu, dore inzara izamara imyaka 5, muzaze, ibizababaho byose nzagerageza kubagereraho muzaba muri mu gihugu cy'i Gosheni. Muvandimwe, icyo turi kubona ahangaha ni ukunyurwa kwa Yozefu. Ese wowe Imana ikugiriye neza ukagira umugisha ukaronka, ese ubasha kugira neza? Reka nkwifurize kugira ngo iby'Imana igukorera bijye bibera abandi umugisha,
kubera yuko ubuzima bw'isi cyangwa Imana uko yifuzaga ko abantu babaho, ni uko iyo wagombaga kugira umugisha wagombaga kuwusangiza ku bandi. Ariko icyaha cyangwa aho umutima w'ubwikunde waziye, ni uko iyo umuntu afite yiharira atifuza kurekura. Ariko urukundo rw'Imana, Yesu yavuze amagambo aravuga ngo ibyo ushaka ko abantu bakugirira aba ari byo nawe ugirira abandi. Muvandimwe, Yozefu yakoze igikorwa gikomeye maze arababarira. Hanyuma bahungu be bajyanye inkuru ishimishije. Bamaze kujyana inkuru ishimishije, arabwiye ati Yozefu umuhungu wawe aracyariho. Maze Yakobo abanza kuvuga ati ibyo bintu ntibibaho, murambeshya, ibyo bintu se byashoboka bite? Nari nzi ko yapfuye. Maze Yakobo anga kubyemera, ariko ku murongo wa 28 yaravuze ati nibyo bizi, Yozefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Buvandimwe, guhura n'umuryango nta kintu kiruta ibindi. Ariko ahangaha baravuze ngo ibyo, maze Isiraheli aravuga ati ibyo bizi. Muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo it is enough, birahagije, ni iby'igiciro. Muvandimwe rero, birahagije, ni byiza kuba yari yongeye guhura n'umuhungu we Yozefu, maze akongera kubona umuryango we n'abana be 12, maze bari bagiye kuba mu gihugu cy'i Gosheni. Rero umukunzi wa Judgment Truth, ahangaha turimo turagenda nk'uko Yozefu yavuze ngo icyatumye Imana inyohereza muri Egiputa byari ukugira ngo tuzagira icyo dusiga mu isi, byari ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero uyu mwanya nawe Imana impamvu ikikurinze, impamvu Imana ikigusize ku isi, ni uko igira ngo hari ibyo uzayisigamo. Kandi ibyo uzayisigamo ntabwo bizarangira, ahubwo bizarangira abantu muri kumwe babasha kubona iby'agakiza gaturutse ku Mana. Reka rero nkwifurize gukomeza kugubwa neza, kandi nkurarikira kugira ngo ukore subscribe, share ndetse na like, kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugera kure, kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abandi bashobora kubihindura. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi akomeze kubabera byose, kugira ngo muri iyi nama y'agakiza tuzarushaho kugenda twiga. Uwiteka azatubere byose kandi atuyobore. Nibyo nakwifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana idukunda itwitaho buri munsi, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe, tugushimiye ko ukomeje kuduha amagara mazima, ukomeze kutwiyoborera, uduhe kukumva ndetse no kumvira, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byawe. Nyamara ahangaha tubonye neza yuko Yozefu yabwiye bene se ngo ntibababare kandi ntibakuke imitima, icyatumye Imana ituma ajya muri Egiputa byari ukugira ngo ababanzirizeyo kandi bagire icyo basiga mu isi. Natwe udukomereze mu buntu bwawe, uduhe gukomeza kubana nawe, kandi uduhe kugira ngo ibyo wadusezerano tugomba gusiga mu isi bizabe bikiza abandi. Nibyo nagusaba, nanjye nibyo nasabira bagenzi banjye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Urakoze, amen.